Nongeye kubaha ikaze mwese bakunzi ba Media TV, by'umwihariko mwamaze gukanda subscribe ndetse namwe mutarayikora, ndabashishikariza kuyikora ndetse ugakanda no kuri ako kazogera kugira ngo ujye ubona notification mu ba mbere. Uyu munsi rero tukaba tugiye gusubiza abantu bari batubaje kusobanura ubw'inzozi. Ese Kurota usambana n'umuntu uzi byo bisobanuye iki? Buri muntu wese ku isi buri joro agira inzozi zivanzemo imbi n'inziza. Zimwe turazibuka, izindi ntituzibuke kuko umuntu arota ibintu byinshi cyane mu ijoro. Hari n'igihe ashobora gucya ugasanga nta kintu na kimwe wibuka warose, ariko ntibivuze ko utaba warose. Bahaye ikaze. Zimwe mu nzozi tugira ariko hari iz'umuntu asobanukirwa byoroshye, ariko hari n'izindi zisigara ari amayobera, ndetse ugasanga ari inzozi zihuriweho n'abantu benshi. Wari warota ugirana ibihe byiza n'umuntu bikagera naho muryamana, ariko byose bikaba utamuzi ndetse naho wigeze umubona. Ndabizi byakubayeho, ndetse ushobora kuba na n'ubu uwo muntu ukimushakisha ukaba waramubuze kuko aza rimwe gusa ntihongere kumubona. Niba waribajije ikibazo ugiye gusubizwa hano. Ndakwibutsa gukanda like kuri iyi video, ugakanda subscribe niba utarayikora, ugafungura nako kazogera kugira ngo ujye ubona notification uko twa-uploadinze ikiganiro gishya. Kadukomeze. Ubushakashatsi bunyuranye bwagiye bugaragaza ko abantu benshi ku isi barota bakorana imibonano mpuzabitsina n'abantu batazi. Ibi ndetse bikunda kuba cyane ku bantu bari hagati y'imyaka 20 na 30. Kurota ukora imibonano mpuzabitsina kabone niyo yaba ari umuntu uzi, byo burya rimwe na rimwe bishobora guterwa nuko muri iyo minsi ubyifuza ariko ntubone uburyo bwo kubikora. Ariko nanone siko buri gihe bisobanura ko ukeneye gukora imibonano. Imibonano mpuzabitsina mu nzozi burya ngo ni ikimenyetso cyerekana ko hari ibintu ukeneye ariko utarageraho. Ibi biza mu ishusho y'imibonano mpuzabitsina kuko ngo burya iyo uyikoze uba wumva unezerewe cyane ndetse n'ubuzima bukagenda neza. Uko kuba hari ibintu wifuza mu buzima utarageraho rero biba bikwereka ko uramutse ubigezeho wagira umunezero nk'uwo umuntu agira iyo amaze gukora imibonano mpuzabitsina abyishimiye. Ikindi burya umenye ko uburyo uryamamo nabwo bushobora gutuma urota uri gusambana. Niba ukunda kuryama wubitse inda, nta kabuza izi inzozi ushobora kuzigira. Ubushakashatsi bunyuranye bwagiye bugaragaza ko abantu benshi ku isi barota bakorana imibonano mpuzabitsina n'abantu batazi. Ibi ndetse bikunda kuba cyane ku bantu bari hagati y'imyaka 20 na 30. Kurota ukora imibonano mpuzabitsina kabone niyo waba ari umuntu uzi, byo burya rimwe na rimwe bishobora guterwa nuko muri iyo minsi ubyifuza ariko ntubone uburyo bwo kubikora. Ariko nanone siko buri gihe bisobanura ko ukeneye gukora imibonano mpuzabitsina mu nzozi. Burya ni ikimenyetso cyerekana ko hari ibintu ukeneye ariko utarageraho. Nta kabuza izi inzozi ushobora kuzigira. Kuryama n'umuntu utazi ni ibiki byo? Bamwe bavuga ko kuryamana n'umuntu utazi nta kabuza uba ukeneye gukora imibonano mpuzabitsina. Abandi bakavuga ko uba ukeneye gushaka umuntu mushya muryamana. Ariko abahanga benshi bahuriza mu kuba nurota usambana n'umuntu utazi ntaho bihuriye n'imibonano mpuzabitsina, ahubwo bisobanura ko ukeneye guhura n'abantu bashya mu buzima bwawe bakaguha ibitekerezo bishya bishobora kuguteza imbere. Ibi kandi bishobora gusobanura ubuzima ukeneye kwinjiramo cyane cyane bw'iterambere kurusha ubwo wari usanzwemo. Nuramuka urose uryamanye n'uwo utazi kandi nta gatekerezo k'imibonano wifitemo, uzamenye ko hari abantu bashya mugomba kumenyana bakakungura ibintu bishya. Noneho se bisobanuye iki kurota uryamanye n'uwo mwahoze mukundana cyangwa se ex wawe? Niba nawe bikubaho ntiwihebe kuko nturi wenyine, ndetse nta nubwo ari agashya. Abantu benshi barota basambana n'abo bahoze bakundana kurusha ko barota
babikorana n'abo babana cyangwa bakundana uyu munsi. Ibi rero bisobanura ko ukumbuye uwo mwahoze mukundana cyangwa se ukeneye gusubirana nawe. Gusa si buri gihe aricyo bisobanuye. Uwo muntu mwahoze mukundana niba bitaragenze neza mugatandukana mu buryo bubi, izi nzozi zisobanura ko ukeneye gukira ibikomere ukamwibagirwa burundu. Noneho bisobanuye iki kurota gukorana imibonano mpuzabitsina n'uwo mukundana cyangwa uwo mubana? Ibuka gukanda like kuri iyi video. Mu bushakashatsi abantu bagera kuri 40% byagaragaye ko barota bakorana imibonano mpuzabitsina n'abo bakundana cyangwa n'abo babana. Ibi nubwo biba kuri benshi ariko ngo ntabwo biba biryoshye nk'iyo umuntu arosa bikorana n'uwo bahoze bakundana. Gusa kurota izi nzozi byo naho bihuriye n'imibonano mpuzabitsina, ahubwo bisobanuye ko uwo muntu muhurira muri byinshi mu buzima bwa buri munsi, ndetse ni ikimenyetso cy'uko umubano wanyu uhagaze neza. Ariko si ubundi mu by'ukuri inzozi z'imibonano mpuzabitsina zirasanzwe? Bahaye ikaze. Nubwo abantu bose batazigira ku kigero kingana, ariko kurota ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina ni inzozi zisanzwe ndetse ntukwiye no kugira impungenge. Ibi ni ukubera ko abantu bagera kuri 95% by'abakorewe ubushakashatsi bagaragaje ko byibuze bagize izo nzozi byibuze rimwe mu buzima bwabo. Ikindi ugomba kumenya nuko izi nzozi ziza ku manywa. Ikindi ugomba kumenya nuko izi nzozi ziza ku mwanya wa kabiri mu zikunda kwibasira benshi. Kurota ibijyanye n'imibonano si ngombwa ko buri gihe uba uri kuyikora, ahubwo ushobora kurota uri gutereta umuntu runaka, kumusoma cyangwa se muri mu rukundo by'indani, ariko hari naho bigera ukarota muryamanye koko. Ni gute wahagarika kurota inzozi gendanye n'ubusambanyi? Niba ujya zirota kenshi ariko kumva zikubangamiye, hari bimwe mu buryo wakora zigahagarara. Bitewe n'icyo wabonye kigutera kuzirota, urahitamo icyo wakora. Niba koko ukeneye guhura n'abantu bashya, urabishyiramo imbaraga bakwereke iyo nzira yo kugera ku bishya. Niba hari ibyo wumva utaruzuza mu buzima bwawe, bishakisha ubikore utunganirwe. Ushobora kuba wifuza gukora imibonano mpuzabitsina kenshi. Niba bikubaho utarashaka, ukaba nta n'umukunzi ufite cyangwa undi muntu mwabikorana, icyo usabwa nawe uracyumva. Shaka umukunzi ku buryo bizabageza no kubaka urugo. Ariko kandi bitewe nuko izi nzozi zikunda no kwibasira abantu cyane cyane bafashwe ku ngufu bakiri bato, izi ntiziba ari inzozi gusa, ahubwo haba harimo n'ihungabana. Niba nawe uri umwe muri abo, ukeneye kugana abaganga babihuguriwe bakakugira inama cyangwa se bakakuganiriza ku buryo wabikira. Ndabashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro, by'umwihariko njye wakibateguriye kandi nkakibagezaho. Ni njye Emmanuel Wihanganye. Iyi ni Media TV nk'uko bimaze kubimenyera. Gusa utaragenda ibuka gukanda like kuri iyi video, ukande subscribe niba utarabikora, kandi umbwire muri comment icyo wifuza ko nazaguha muri video ikurikira. Mari ku bwanyu, bahaye ikaze mwese. Hasta la vista, naho muri video zikurikira.